Uwamahoro Antoinette uzwi nk'Intare y'Ingore cyangwa se Perensiya muri Seburikoko, kugeza ubu niwe uyoboye abandi bakinnyi ba sinema bose mu Rwanda mu bijyanye n'amatora y'abahataniye ibihembo muri Mashariki Film Festival. Mu gihe hasigaye ibyumweru bitagera kuri bitatu ngo hamenyekane uwegukanye ibihembo bitandukanye, abakinnyi ba sinema bahataniye ibihembo bakomeje gutorwa n'abakunzi babo. Kugeza ubu Uwamahoro Antoinette niwe wa mbere mu majwi mu cyiciro cy'abagore, aho afite amajwi 10,000 n'amajwi 18. Umukurikiye akaba Zaninka Joseline ufite amajwi 2,292, naho Ndahiro Natasha akagira 1,824. Ku rundi ruhande umugabo Tuyisenge Aime Valens ufite amajwi 691, agakurikirwa na Kiramani ufite amajwi 3,603. Naho ku mwanya wa gatatu hakaza Hategekimana Leonard ufite amajwi 295. Uteranyije amajwi y'abahatanye mu cyiciro cy'abagore usanga bose hamwe bafite amajwi 25,428, mu gihe icyiciro cy'abagabo cyo gifite 19,439. Ibi bisobanuye ko byibuze Abanyarwanda bamaze gutanga amajwi 44,867 ku bakinnyi ba sinema bahatanye muri Mashariki Film Festival. Uwamahoro ufite arenga 10,000 bikamuha 1/4 cy'amajwi yose. Uko amajwi azamuka niko amafaranga batoresha azamuka, dore ko byibura ubu iri rushanwa rimaze kwinjiza agera muri $8,973 n'amafaranga 400 y'amanyarwanda. Mu gihe Uwamahoro wenyine yatoreshejwe $2,200,800, bisobanuye ko ijwi rimwe rifite agaciro k'amafaranga 200. Ku rundi ruhande uwitwa Ndahiro Willy ufite ijwi rimwe niwe ufite amajwi make cyane, abanjirijwe na Clapton Kibonge ufite 4 na Nshimiyimana Pacifique ufite amajwi 7 mu cyiciro cy'abagabo. Mu cyiciro cy'abagore Mutoni Saranda Olive ufite amajwi 20 niwe ufite make, abanjirijwe n'Ineza Kayira Benice ufite 38, mu gihe Sifa Solange na Byukusenge Adeline banganya amajwi ari 47. Biteganyijwe ko aba bakinnyi ba sinema bazerekeza i Musanze kwiyamamaza no kurushaho kumenyekanisha ibikorwa byabo ku wa 15 Ugushyingo muri 2025. Nk'uko bisanzwe rero uwitwa Aga Promoter we ntabwo twabura kumuvugaho, ndetse na Miki, kuko murabizi kuko Miki agiye afite filime zigiye zitandukanye hano mu Rwanda, ndetse akaba akunze no gukina n'uwitwa Aga Promoter. Uyu witwa Miki akaba ari umukinnyi uhereye kwa Kiramani, akaba ariho yatangira akina filime, ndetse akaza gukomeza kwa Regis, ndetse bakaba baragiye bakorana ama episode y'amafilime agiye atandukanye we na Regis, ndetse bikaza kuvugwa kuko bakundana, ndetse bagiye hari nabo bagiye babyitangariza. Nyuma yaho rero haje kuzamo saga ivuga kuko baje gutandukana, uwitwa Miki atandukana n'uwitwa Regis, ndetse biba ikibazo, ndetse birakomeza biba beef, cyangwa se bikomeza kuvugwa mu myidagaduro kuko bagiye batandukanye na Regis, ndetse agakomeza gukundana n'uwitwa Aga Promoter. Rero nk'uko bagiye bakomeza kubitangaza, hagiye hazamo utubazo tw'ukuntu batandukanye, bakagenda baterana amagambo muri social media cyangwa se mu biganiro bagenda bakora rimwe na rimwe, buri wese ukumva hari uburyo yabivuzeho, ari ubwo ndavuga Miki na Regis. Ubwo Miki yatandukanaga na Regis yaje guhura n'uwitwa Aga Promoter, akaba ariwe bakomezanyije urukundo. Rero ibyo twashaka kuvuga kuri iyo nkuru ni uko uwitwa Aga Promoter yamaze gusaba cyangwa se kwambika impeta ya fiançailles uwitwa Miki. Rero Miki akaba ari ibintu yavuze kuko atarabyiteguye, yarabizi kuko bizaba ariko atazi ngo bizaba ryari, kandi akaba yariteguye kuko bizabera ku Gisenyi, ariko byamutunguye cyane ubwo bajyaga ku irebero bamubeshye kuko bagiye kureba umukunzi w'inshuti ye magara ari we Nyambo, ngo bagiye kuyakira, akaba ari umukunzi wiwe ngo wabaga hanze, kumbi kwari ukumushuka kugira ngo babone uko aza ntasobanukirwe ibyo bintu ari ibiki. Rero bakomeje bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye, harimo ibibazo bamubajije bamubaza igihe cyo gusezerana, avuga kuko ibijyanye no gusezerana n'ubundi byakagombye kuba byarabaye kera, ubwo ndavuga gusezerana mu murenge,
ko byakagombye kuba byarabaye kera ariko abanza kugira ikibazo cy'irangamuntu, rero birategereza kuko Miki yabanje gushaka irangamuntu. Bamubajije ikibazo rero kimubaza niba ashobora kuba atwite, yavuze kuko ibyo bintu ari ibanga kuko yabonye ashobora kuba afite abantu benshi batamukunze, ariko kandi akaba avuga kuko azabivuga n'ubundi azabitangaza mu minsi iri imbere cyangwa se abantu uko bazagenda babibona mu minsi iri imbere. Akaba ari ibyo rero twagenda tubatangariza kuri iyo nkuru ya Miki ndetse na Aga Promota, akaba yamaze kumwambika impeta ndetse n'ibindi tukazagenda tubibona nk'uko bo bagiye babitangaza ku bitangazamakuru bagiye baganira nabyo.